mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu ngira ngo mbaho ubuhamya bwanjye barimo ibyiciro bibiri nagira ngo nawe ubuteze amatwi ubwumve kandi Imana iduhana umugisha kubera ko bushobora nawe kugufasha mu rugendo kuko nta kure Imana itagukura kandi iyo igukerereje iragutegera kandi iyo igutahiriza imyase ntabwo igutahiriza imyayo yarangiza ikaguhambirira bose bareba bagatangira bakabazanya bati mbese Imana yuriye ibahe. Banyita nyina w'umuntu Beatrice, ndi umwana navutse ndi uwa kane kuri mama, ndi uwa mbere kuri papa, ariko sinagira ubuntu bwo kurerwa n'ababyeyi. Nagize imyaka 8 mama ahita afata umwanzuro wo kureba aho yigira bitewe n'imibereho yari afite mibi muri urwo rugo aho bita kwa papa. Ntabwo yari afashwe neza, agera aho ararambirwa ansigana n'undi mwana murumuna wanjye w'imyaka 3. Aravuga ati aho kugira ngo nkomeze baho muri ubu buzima, arambwira ati mwana wanjye muzimenye Imana niyo yabampaye nayo izabarera. Afata inzira arigendera adusigira papa. Hashize iminsi mikeya papa nawe arigendera adusigira nyogokuru nawe aratureba aravuga ati se aba bana nzabarera. Nta kintu mu rugo bari babuze, ariko ushobora kububa no mu rugo rukize, ariko kubera yuko Imana yavuze ko hari ishuri izagucishamo ikakunyuzamo kandi uri mu rugo rurimo ibiryo. Twari mu rugo rurimo inka, rurimo imbuto, twari dutunze ibintu byinshi, ariko kubibona byari ikibazo. Narigaga ariko imyigire ntayo, nigaga ntawe umenya ngo natashye ryari, nigaga ntawe umbaza se watahanyeho muwaka, nigaga nta mubyeyi uri bundeberera amanota. Ndibuka igihe kimwe nibwo nabwiye mwarimu nti umbabarire uyu munsi ntunyirukane. Yaratangiye kwirukana abafite umusatsi kandi njyewe nari mfite wari umeze nk'uw'ingegera. Ndabwira mwarimu mbabarire ntunyirukane uyu munsi kuko nta muntu mfite wo kunyogosha, kandi nari ndi mu rugo rurimo abagaragu, rurimo abaja, rurimo abashumba, rurimo inka, rurimo ibintu byose, ariko nta wari unyitayeho. Icyo gihe nitwaga ikinyendaro, icyo gihe nitwaga umwana utazwi. Umwe acaha mpahana, undi acaha mpahana ati n'ubundi wenda nyoko yarakuzanye agusiga aha nta nubwo uri uwacu, ariko nkabyihanganira. Nari mfite ikanzu yo ku ishuri imwe bitaga kontoni, nigaga ahantu bita Indera. Kujyayo rwari urugendo rurerure, niyo mpamvu nabwiraga mwarimu nti nunyirukana urabumbabaje, kandi nta n'uwo nari kubwira ngo nyogosha nkundire. Kubera ubuzima nari ndimo bubi, nta gusenga Imana, nari nkiri umwana mutoya, ariko ndabyibuka amashuri aho nigaga twari twegeranye no kwa padiri. Nkamva baravuga ngo mu gitondo hariho abajyayo bakajya kuvuga ishapure. Ndavuga ariko se bavuga ishapure bate? Ndavuga nti igihe kimwe nanjye nzajya njye kuvuga ishapure ndebe ko wenda iyo shapure bavuga nanjye yajya nk'umuntu wo kunyogosha.
mwarimu aravuga ati uragenda wanga ukunda uragenda, ni wanga ndakogoshesha icupa. Ndeba ubuzima bwo kunyogoshesha icupa, nari ngize mu wa gatatu primaire, ndavuga nti nta kibazo. Hariho wenda abahazi kuva aho bita Indera ku mashuri kugira ngo uzamanuke ugera aho bita ku Kibenga, byari ishyamba rirerire kandi ririmo ibintu utazi, ukumva rirajwigira. Iyo nta bantu babaga bari gucamo, iyo nta bantu babaga bari kuri robine yari iri aho ngaho kuvoma, kuricamo ryari riteye ubwoba. Mwarimu aranyirukana, ntegereza ko hari umwana yakwirukana dutahana, nsanga abana bose n'abakire, abo duturanye bose barogoshwe, aba ari njye utaha njyenyine. Ndataha, ngeze munsi y'ikigo ndavuga ariko mana, ubu koko nta hantu najya kwikopesha urwembe, kubera ko abantu benshi bari bazi mukecuru wanjye, yari umuntu uzwi. Ndagenda muri butike ndavuga nti mukecuru arantumye ngo ni mumuhe urwembe. Bati rwangahe? Ndababwira nti bantumye urw'icumi. Bararumpaye. Aho kugira ngo ntahe njye mu rugo, nshuti z'Imana bakundwa bene data, ibyo mbabwira ni njye byabayeho, nta wundi byabayeho. Ushobora kubyumva ukumva ni ibintu birenze ubwenge bwawe, ariko ni njye byabayeho. Ndagira ngo nkubwire gukomera kw'Imana, nkubwire imbaraga z'Imana, nkubwire uko ikura ku cyavu ikicazanya n'igikomangoma, nkubwire ukuntu ikuvana hasi ikagushyira hejuru. Ndakubwira Imana isubiza, ndakubwira Imana ivuga bikaba, ndakubwira Imana itegeka bigakomera. Ubwo nafashe urwembe ndagenda njya munsi y'amashuri, ndangije nkajya mfata umusatsi, sinzi aho natoraguriye agace k'agasabune, ndangije mfata amazi ikira mu mutwe, ndasiga, ndiyogosha neza ku murongo, ntihasigaramo n'udusatsi ku buryo mwarimu ari bunyirukane. Gusa wagiraga ngo ndasutse, kubera ko hamwe narahogoshaga hagashiraho, najya gutangira ahandi hagati hagasigara udusatsi, najya kudukuraho tugacikamo agace ariko tugasigaraho. Mwarimu aravuga ati ntacyo. Mbona umunsi ndawize ndawurangije, nagize ubwo nsigarana kontoni imwe itagira iya kabiri, yari ifite imishumi. Uwo mushumi niwo nabikagamo ikaramu, amakayi nkayashyira mu ishashi, nkashyiramo n'urubaho, nkashyira imbere yanjye mu mabere, narangiza nkazirika ya mishumi. Noneho kubera kuyizirika buri munsi, ibaze kugira ngo wige umwaka ushire, uyigana ahandi umwaka ushire, kuyifura byo byari ikibazo. Narayambaraga yahinduka umukara, nkayijyana kuri robine nta sabune, nkayishyiraho, narangiza nkayivuguta gusa nkanika. Noneho nakongera kuyambara nkabona ahubwo irimo imbesitari, iyi ari kontoni nkabona yabaye nk'umukara. Ariko ndabyihanganiye, icyo kigeragezo ngicamo ndi umwana, ndakomeza biba bibi, ngeze aho ishuri ndarireka, mbura minervari, mbura amakayi, mbura umuntu wo kunyitaho. Ndangije ndagenda mbaho ntakaraba, kandi mbaho mvomera abantu. Bya bindi bavuga ngo igikeri ngo kiba mu mazi ariko kikagira amaga, ibyo nanjye byambayeho. Navomeraga abaturage, uwo mvomeye akampa ku biryo, undi mvomeye akampa ku biryo. Noneho navomera nka babiri, kuko aho twavomaga hari kure, twavomaga ahantu bita ku Murindi, amazi tuyazamukana hejuru. Mbajije umurenge wacu ko witwaga n'akagari n'ibikire katasi nkibyibuka, ibyo byari biriho, ariko nagize imyaka yo kumenya ubwenge ntakiri aho ngaho. Noneho
ubwo nkavomera abantu babiri, uri bumpe ibiryo ndi burye n'uri bumpe ibyo murumuna wanjye ari burye. ndamurera arinda agira imyaka 8 nawe. Ubwo yagize imyaka 8 nanjye ndi muri 10 n'ingaha aho ngaho sinibuka neza. Noneho mbona ubuzima buranze pe. Ubwo ukuntu nabagaho iyo nabaga ntavomye, nategerezaga ko isoko ry'umurindi rirema, nkajya gutoragura ibivungukira by'amafi, nkajya gutoragura ifu yamenetse hasi, narangiza nkaza ngakina ibyo bita konori, atari uko nishimye kwa kundi abana babikina banezerewe, ahubwo nkakora konori ahantu mu rutoki, jye na murumuna wanjye tugasonga ka gatsima, nkatogosa twa dufi natoraguye. Bene data, ubuzima buraryana, kubutangira ukiri umwana bukagukurikirana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo uzaba cyo ntaho kijya. Nakomeje kuba muri ubwo buzima, nkajya ngenda nkasabiriza mu murindi, narinzi kuvuga ngo wampaye 5, wampaye ifaranga, wongereye impuhwe yarimpa, nkagura, hari ibintu bitaga ngo ni bajiya, bakaragaga bumeze nk'ubukoni, n'utundi twibumbabumbye bitaga ngo ni bwende bupfe, n'utundi tuntu nyine twari utuntu tw'utubagiya tumeze nk'utundaza ariko tw'amafuti twaguraga ifaranga. Mbona ubuzima buranze, ubwo ibyo nabyirukankagamo, sinoga, sinzi gufura. Ikanzu yanjye yari imwe, nubwo yari ubururu, yari imwe yayindi bajya bavuga ngo yambaye ikanzu imwe nk'iya Yesu. Ariko muri ubwo buzima nari ndimo ntibyambujije no kurwara amavunja, kuko utoga umwanda urakwinjira. Ntumbaza ngo amavunja yaje ate, nagiye kwisanga nsanga amaguru yose yarajyangiritse, ndwara amavunja, murumuna wanjye arwara amavunja, kandi abo tubana nabo bo nta mavunja bafite. Tukavuga ese nayo baturoze, byagenze bite? Ubwo nageze aho ncika intege kubera ya mavunja nari ndwaye, kuko twarayarwaye, amavunja aragendagira no mu nkokora, turwara amavunja aragendagira no mu ntoki, ibikonjo byose byarabaye amavunja. Isazi zirwa zintumaho, murumuna wanjye nawe nuko, twari duturanye n'umumama mwiza. Imana imuba hafi kabisa, imurinde, imuhe n'iruhuko ridashira, kuko yari umumama mwiza. Gusa icyambabaje nuko abantu benshi abagiye bangirira neza, abenshi baritahiye, nicyo kijya kinshengura umutima. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ufate umwana nk'uwawe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ipfundo ryaha byose ni urukundo. Uwo mumama akandeba, akangirira impuhwe, akabura icyo gukora, akaza kumpandura. Nta gikwasi cyari kumpandura ngo kibishobore. Nari ndwaye amavunja munsi y'ibirenge, hejuru ntago yigeze ahaza. Yaragiye akajya afata hagati y'amano, arangije atondeka hepfo, akajya afata hepfo hose munsi y'amano aruzura, ikirenge cyose kiruzura, ku buryo nagendekeshaga udutsinsino. Mu kugendesha udutsinsino nabwo naho hatangira kuzaho ayandi. Noneho nkicara ahantu hamwe, aho nsize ugiye ukagaruka nimugoroba ugasanga niho nicaye, nuka meze nabi. Ariko uwo mudamu akabyihanganira, yitwaga Esperansiya, akazana urwembe, agakata, akazana abantu bakumfata kuko narababaraga cyane. Agafata urwembe agakatagura hahandi hari amavunja, yarangiza agafata ibisogororo, agafata n'umuti bitaga niba ari tsiyoda, yarangiza akabivanga maze ubundi akansigiramo. Ayo mu nkokora no mu ntoki agatinya kubisigamo, akavuga ati hari umuntu ushobora kuma ikintu nkarya, kandi uwo muti ngo waricaga. Noneho
agafata urwembe agakata mu nkokora. Ubwo sindi bwongera kuyishyira hasi, nkahita nsuhererwa, umuriro ukandenga, akampa ibinini nk'umuntu urwaye malariya, akagenda, hari ibintu bitaga umubirizi, akabivuguta, yarangiza akabizana akabimpa bishyushye, akamvura nk'umuntu urwaye kandi ari amavunja. Narwaye ayo mavunja narihebye, ntazi uwo ndiwe, ntazi icyo ndicyo. Mana, ukura ku cyavu ukicazanya n'ibikomangoma. Mana yanjye, sinzi uko nabivuga kuko hari aho ngera nkumva birandenze ubwenge. Gusa icyubahiro ni icyawe Mana. Hagati aho muri ayo mavunja naje kugiriramo umugisha, ndamanuka buhoro buhoro, umuntu arandeba aravuga ati ariko uyu mwana ati si uwo kwa runaka. Araza aragenda, ubwo yambonye ahantu ku muhanda nderwaga nicaye, hari akayira kamanuka kajya mu murindi gakomeza kanazamuka kajya Ndera hejuru. Arangije arambwira ati nzakurebera mama wawe mubwire uko umeze. Nti mama wanjye se wariho? Ati mama wawe aba i Kigali. Uwo mumama rwose nawe yaragiye. Arambwira ati ndi murumuna wa mama wawe, ariko sinarinzi abavandimwe ba mama, sinarinzi ngo bameze bate, sinarinzi iyo baba, nabagaho gutyo. Uwo mudamu yaragiye abwira mama ati nabonye umwana wawe arwaye amavunja yenda gupfa. Mama aravuga ati nintunguka muri ruriya rugo n'ukuntu banyirukanye bizaba ibibazo, nzakora iki, bizagenda gute? Ibyaje gukurikiraho nyuma ni ibitangaza gusa. Ubwo naje kuvaho hari muri 92. Muri 92 ndabyibuka, ubwo mama yanyohereje amafaranga 20 ayaha uwo mugore, aravuga ati uzagenda unyibira abo bantu. Arangije araza arambwira ati mama wawe aragushaka kandi turagenda papa atabizi. Ariko nkaba nari mfite murumuna wanjye uwo nababwiye, akaba yarakundaga papa. Ndamubwira nti tugiye gusanga mama. Ati hoya, ati njyewe ntago nagenda, ati ntago nagenda ntajyanye na papa. Ndavuga nti reka nigende. Ndamubwira rero mwana wa mama, reka nigendere njye kureba mama, nzagaruka kukureba. Kubera ubuzima nari ndimo nanjye ndamusiga, kuko twarajyanye tugerana ku murindi, ninjiye muri tagisi we yanga kujyamo. Ndabwira ngaho taha, arataha, nanjye ndakomeza ndagenda. Ariko ubwo bari bambwiye amazina yaho nzaviramo. Naravuze nti munyobore gusa, Imana inyobore. Aho nabaga ndi hose narinzi ko Imana ibaho, ari y'abapadiri, ari shapure, ari gatigisimu, ari singizwa nyagasani. Nibyo niyumviraga aho nari ntuye, nibyo numvaga ku rusengero aho najyagaho. Ariko nkumva abandi bavuga ngo hariya hari abasazi b'abarokore, ngo abasazi b'abarokore. Nkajya mbona umugore twe duturanye akajya afata akagoma ke, akajya agenda avuza aririmba, bati bariya babita abasazi b'abarokore. Nkabaho nkavuga inti Mana, waba uri Imana y'abarokore, waba uri Imana y'abariya bakwa padiri, nti wowe icyo nshaka no kumfasha ukangeza aho ngiye. Umujyi sinkuzi, ni ubwa mbere ninjiye mu modoka njyamo. Ubwo nari mfite umuntu wampaye inkweto zitwaga Tigana nyambaye amavunja, maze so gucyondagara koko nashyiragamo, maze umusongo ugakubita inkweto ndayifata nyishyira mu mabere, nkubitamo n'ibindazi bari banguriye, maze ubundi ninjira mu modoka. Mama akaba yantumye havuga ngo nimva mviremo aho bita kuri sheri, ngo ningera kuri sheri ndebe imbere yanjye, ngo ndebe umuhanda w'igitaka urabuhari, ngo nkomeze ngugende, ngo ningera hejuru ngo ndabaza ngo barahandangira, ngo mbaza ngo kuki Imihurura ni hehe, ngo
arahita ahandangira. Ubwo narakugendeye, imodoka iragenda, ndababwira nti nyamuneka munsige kuri sheri. Natangiye kuvuga ngo munsige kuri sheri tugeze kuri 15, ngenda mvuga kuri sheri. Sheri zari ebyiri, hari sheri ya Kicukiro hariya hejuru munsi ya Ziniya, hakabaho na sheri ya hariya hepfo kuri iyi nzira ijya kwa Gitwaza. Muri izo sheri uko ari ebyiri, mama nawe ngira ngo ntiyari azi kuzitandukanya, ntago aba yarambwiye gutyo. Noneho nanjye ugiye simpazi, ndangije ndagenda ngeze aho bita kuri sheri mvamo. Bati dore sheri naha. Umuntu wari ugeze mu wa gatatu, sa na ha na e nari nzi kubisoma neza, yari yanabinyandikiye ku gapapuro mbona ni bimwe. Mba mvuyemo umuhanda w'igitaka nafashe uriya muhanda ukomeza ujya kuri 19. Umuhanda umanuka ujya kuri 19, wava kuri 19 ugakata gatoya ugahita utunguka kuri apade hasi. Urumva nari ndi mu cyerekezo ariko ntaza hariho. Ndangije nirwa ngenda koko, ndagenda umuriro urahinda, ikanzu yaracitse nayiziritse nshyiramo tigana mu mabere, icyundwe cyandenze ndanuka nk'umupfu. Aho nacaga hose mana we bakantunganira intoki bakandeba bakavuga bati uriya ni umusazi, bambonaga nk'umusazi. Maze kuzenguruka bugiye kwira bigeze nimugoroba, Imana ngo ntijibura kwigenza. Nshuti yanjye, mwene data, ushobora kuba ufite ibibazo ukavuga ngo Imana yarakwibagiwe, ukazenguruka isi ugakata karitsiye, ukabura umuntu ugukopa ubugari, ukazenguruka ukabona abana bagiye kugupfana, ariko Imana ntijibura kwigenza. Ngo inzira zayo zirenga 1000, ariko ngo zikarenga ngo ziruta n'imyenge ya supanete. Muri izo nzira ngo ntijiburamo imwe ikoreramo. Imodoka iraza. Iyo modoka nari niriwe nzenguruka, uwo mugabo ancaho ubwa mbere, ancaho ubwa kabiri, ancaho n'ubwa gatatu, ancaho n'ubwa kane. Ageze aho arahagarara yihanganira umunuko wanjye. Uwo ni Yesu. Uwo ni Yesu wihanganiye ibyaha byacu. Uwo ni Yesu wihanganiye imibabaro n'ibiki byose yahuye nabyo ku musaraba. Aravuga ati amahanga yose nyiherejeho, mwese nimuze munsange ndabaruhura. Yihanganira ukuntu nanukaga, yihanganira amavunja ukuntu yatotombaga, yihanganira uburyo nari meze inkokora zivirirana amaraso. Arambwira turajya he? Ntindaje ntindi gushaka mama. Nti mama wanjye bamwita gutya na gutya, yambwiye ko atuye ahantu bita gutya na gutya, ntiyambwiye ko mviramo kuri sheri, ntinayiviriyemo. Ati sheri ni ebyiri, ntibyo ntago mbizi. Ati njira mu modoka, imodoka nziza y'ivatiri, ndayireba ndavuga ese ubu ndinjiramo aba ni ba bantu barya abandi. Ariko ku mutima uko nari meze mbabaye, ndavuga inti naho yandya nkava kuri iyi si. Ndagenda ngeze kuri sheri yayindi ya kabiri, mpita mbona cyakira neza uko bari banshushanyirije ku ntuza. Mbona nicyo, mbona aragikomeje aragiye. Tugera ahantu hari ibyuma bisya amabuye, turazamuka tugera aho bita kuri Kagende. Ndahareba ndavuga inti uyu muntu agiye kundya pe. Aho ngaho twe tugeze hari ahantu mu kibaya, hari inganda hadatuye abantu, ubona hasa nk'ahacecetse. Turakomeza turagenda tugeze hejuru, ahagarara ahantu ku gasantere aho bitaga kwa Rutabana. Uwo muntu yacuruzaga inzoga. Arabaza ati ntimwamenye umuntu bita Nyirasafari? Baramubwira bati turamuzi. Bati ufite umugabo bita gutya na gutya? Bati turamuzi. Atuye umwana rero nuwe. Baba baramuhamagaye, araje. Ahageze ambonye nta kindi yakoze, yararize ararira. Ambonye uko meze nta wankoragaho, kuko wankoragaho yarantonekaga.
nabaga ndaho bandebera gusa. Aho wakoraga hose hari amavunja. Ubwo nari mfite andi mavunja yaje hejuru y'ikibuno ku rutirigongo. Urutirigongo harajeho amavunja ariko nkajya nishimaho, ariko nkajya ntinya kuvuga ngo hari amavunja. Ubwo naragiye, mama araryamisha iryo joro kuko twahageze ari mu kajorojoro, ndamubwira nti mpa ibiryo. Icyo gihe nsanga batetse umuceri n'amashu. Mana we, mbega kurya umuceri n'amashu, naryaga ameze nk'uwiruka. Ndarya n'ubwa mbere nari ndiye umuceri. Yewe n'ubundi niraga ibijumba, nkanywa ayo mata, nkarya umutsima, nkarya ibindi bintu, ubugari, ibirayi byabonetse se, bya bindi byera mu masaka, ibigori, ariko umuceri nari nzi ko uribwa n'umugabo twari duturanye bitaga Ndibwami. Ubwo umuceri ndawuriye ndarya, numva reka da aturahaze, ntireka ntisindahaga. Mama azana ibindi biryo arampa, ndarya kubera kuryana umururumba n'iki cyose ngo ivutu. Ndaryama ndahirima. Yewe sinzi uko nababwira, gusa icyo gihe nahise nshima Imana kuko mbonye mama. Ndavuga inti ibibazo noneho bigiye kugabanyuka. Ariko ubwo nkihagera namaze nk'iminsi 2 bampandura. Bafataga igikanana bakampandura ayo mu mugongo n'ayo ku nkokora no mu ntoki, bakoreshaga ibikwasi. Mama yari yahamagaje abandi bagore b'inshuti ze baze kumuha umusada. Barampandura bakajya bafata igikanana bakacyuzuza, cyamara kuzura ushobora kumva ndi kuvuga ngo kikuzura ukagira ngo ni ukuryoshya inkuru. Ibyo mvuga ni ibyambayeho njyewe ubwanjye, kandi ngira ngo nkubwire ugukomera kw'Imana, uburyo Imana isubiza, n'uburyo Imana ikura ahantu kure, n'uburyo irinda isezerano ryayo. Ndakubwiye ngo barahanduraga, kuko barahanduraga, hamwe amaraso agatemba, ahandi yaraboreyemo, hari ayo bakuragamo yarabaye imikara. Barampandura bien, buzuza igikanana. Umukanana murawubona, ukawukuraho akantu kameze nk'akababi keza kaba gafukuye, bashyiramo. Ubwo mama agura imiti yashyiramo, aranyuza, angurira agakanzu, angurira utujipo, udukamambiri. Mana we, mbona nanjye mbaye umuntu. Ubwo icyo gihe nitwaga nyina w'umuntu, ariko nta rindi zina ngira. Ntaho nabatirijwe, ntaho nagiye, ntaho nagize gute. Ubwo byaje kugeraho ndavuga inti rero, nubwo mbonye mama n'Imana ishimwe, ariko nkajya mpora mfite agahinda ka murumuna wanjye nasize. Igihe kiragera, mama yari afite umugabo w'umunyagisenyi. Biba ngombwa yuko bavuga bati ubuzima bw'aha muri Kigali ntabwo nagutungana n'umwana ungana gutya, kandi ureba nawe ufite inda. Mama yari atwite yenda kubyara. Ati uyu mwana rero reka tumurereshe ajye kurererwa ku mugore wanjye mukuru aho bita Gisenyi. Tutizima, Satani aragutambagiza akakuzamura. Ntuzajya ubona ibigeragezo bikuzamuye, ntuzajya ubyinubira, kuko na Yesu ubwe Satani yaramuzamuye amutereka hejuru y'umurwa, aramugerageza. Ubwo rero ikigerageza icyo ari cyo cyose, umusaraba wawe uwo ari wo wose, uhekana imbaraga kandi uwufatane ibyiringiro, Imana izagusubiza. Ndangije ndavuga inti ngaho aho ngiye bita Gisenyi nihe. Bampa umuhungu w'uwo musaza, aramfata aranjyanye. Mu kunjyana ubwo mama yari yatumyeho murumuna wanjye, nawe yamutumye umuntu nyine, kuko nari nabahaye purani y'aho yirirwa, aho kuko hari umumama twari duturanye twakundaga kujya kwicaraho. Yakundaga guteka ibiryo biryoshye cyane, agakunda guteka uturayi n'udushyimbo bikarangishije amamesa. Noneho akadushyira ku gasahani tugasangira na murumuna wanjye tugataha.
tukaba tutabonye ibyo bifi kuko isoko ntiryaremaga buri munsi. Ubwo mama atuma umuntu wo kujya kumuzana, nanjye mfata inzira njya i Gisenyi. Numva ubuzima rwose burarangiye, ndavuga nti ngiye kubaho neza, nta kibazo mfite. Ariko ushobora kugira gutya, Imana hari igihe guhuhiramo, warangiza ukirengagiza, warangiza ukibagirwa aho wavuye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, nurangiza wihane kandi izakugirira neza. Naragiye ngeze i Gisenyi, bati witwa nde mwana? Nitwa nyina w'umuntu. Bati se nta wakwita irindi zina? Bati iryo zina ko twumva ritajyanye n'igihe. Bati reka tuguhe Beatrice. Ntimurakoze, nitwa Beatrice. Ubwo ndatangiye ndatonye koko, hahandi ngiye ngo nakize amavunja, maze ndwara imyate koko. Amazi yaho, imbeho yaho, ibiryo byaho, nari maze kwimenyerera akagari, maze kwimenyerera agaceri, maze birantonda koko. Ubwo narabyukaga mu gitondo nkajya kuvoma. Bavomaga ahantu ku musozi, Mana we, kumanuka nicaraga hasi, ubundi nkakuruza akabuno nk'iminota 15 mporomoka, fere nkayifatisha igiti, nkaporomoka paka nkagwa ku mugezi kuhazamuka. Nagendaga mfata igiti, nkabona ishyamba ndarihejeje. Najyaga kuvoma mu gitondo nkagaruka hafi nka 5:00. Naza bati ndebera, ubusuyo uvomye kugeza 5:00, aravomera yuhire agire gute. Bari bafite ibintu batera hafi aho by'ubukaroti n'uduki twose, tukabivomera tukuhira. Mpageze mpamaze icyumweru, intambara ihita itera. Nshuti zima, sinzi uko nabivuga cyangwa ngo ngereranye wa mugani w'umuririmbyi, gusa icyo nzi cyo ni uko Uwiteka dukunda. Intambara irateye i Gisenyi, indege ya perezida barayirashe, barangije baravuga bataha, bati intambara yateye. Ngiye kumva numva imihoro, numva ibintu birabombogotana nijoro, barimo bagenda bica abantu. Mana we, ubwo nabonye ryabaruwa riraye, ariko gusa Uwiteka niwe Mana. Ubwo bwarakeye mu gitondo, numva induru ziravuga ku misozi, nkabona abantu babatambitse mu mihanda, mu tuyira aho ngaho, nkumva bari kwirukanka, nkabona bararenga umusozi bararenga undi, nkabona bazanye umuntu bamwirukankana bakamutema amaguru, bamwe bakayasigarana abandi bakajyana. Ibyo nabonye nagahomamunwa, gusa Imana byose biberaho kugira ngo bitwigishe. Hashize iminsi 3 ab'i Kigali bahise bahunga. Ubwo mu guhunga baraje basanga nanjye merewe nabi, gusa bangiriye neza. Uwo mumama nagiye nsanga bazaga baje kuntwara ngo banyice, agatanga ihene, bagaruka akabaha ihene. Bageze aho baraza basanga ihene zarashize, asigaranye nk'ebyiri yari atunze, abaha nk'imwe. Ubwo bazaga nijoro bakaza bati noneho gwagwana go kwa runaka turagwica, bati ntago turi bugusige. Atari ko se muramushakaho iki? Kari umwana wanjye, ati wabaga i Kigali, ati ko namubyaye nkamujyana iyo ngiyo, ati koko mwamubabariye? Bati hoya, bati guriya gwanagura karabaga gugaca, ntago gusa n'abana bawe, ati ico tuzi co nuko ari ugututsi. Ese ugututsi no guhutu ibyo byo bavuga ni ibiki? Uwo muhungu yitwaga Dusangiye Mungu, arambwira ati wowe ceceka uguma aha ngaha. Hari inzu yabaga iri mu mbuga aho ngaho, atari inzu ya ba mama na ba papa, inzu yabaga iri aho ngaho kameze nk'akazu k'intuza k'ibyatsi kari aho k'uwo musore. Abarimo bampisha banshyiramo,
sinasohokaga kereka nijoro rimwe na rimwe sinasohokaga. Noneho kubera imbeho nkajya ntitira, nkamenya gakomangana cyangwa kumva ndi gutitira nza nkutaka, bacaho bakavuga ngo ngo gwagwanagurimo hano ko kandi wa muhungu ngo bararyama ngo ubwo turagwica uyu munsi ngo ariko turagurarira turagwica umwaka mu gitondo. Ntazi byari byo, bakambwira ngo bari kwica abantu. Ubwo muri ibyo bigihe nibwo murumuna wanjye wagiye kumuzana yaramuzanye amushyikiriza mama. Akivayo shangazi, papa, mukecuru, famiye yanjye yose yari ituye hahandi nabaga, bose barabica barabamara. Nta numwe wahasigaye wo kubara inkuru. Niba hari n'abasigaye aho ho simbizi, kuko kugeza na magingo naya sindamenya amakuru. Ubwo turagenda tujya aho bita muri Kongo. Tugenda abi Kigali nabo bamaze kutugera batubwira ati ibintu bimeze nabi. Turahunga, ndagenda ngeze ahantu nari ntangiye kuba amakangavu. Ngeze ahantu bita Mahoko, nsanga inka zahunze kuruta abantu. Hari inka nyinshi, hari amatungo menshi, abantu nabari benshi. Mana ndabyibuka nkavuga ntishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe, kuko nari maze kunanirwa. Ubwo murumuna wanjye yari yarangezeho, ngewe nari nikoreye amasaka. Mu byo nari nikoreye harimo amasaka, harimo ibikombe byo kunyweramo, harimo n'idebe ry'amata ya Nido mama yari yakuye i Kigali, n'amashuka nk'atatu n'ikirago. Noneho hari umumama wari mubyara wa mama wanjye, nawe yari yaraje ariko arwaye ibere afite akana. Ubwo yageze aho ngaho uwo munsi baje ararabyaye, ako kana ari ngewe ngafite. Barakampekesha turahunga. Turagenda ngeze mu nzira ndananirwa. Mwibuke ko nubwo yamavunja bayahanduye ariko ibikomere byari bitarakira, kuko nageze aho nge noneho mu cyaro, noneho n'imyatizamo ngwara imyate ku maguru no ku birenge harasa. Ndangije ndavuga nti Mana, koko iki kigeragezo noneho cyo ndagikizwa n'iki? Ko naniwe kandi nyuma batwirukankana, imbere naho inka ziruzuye, hirya no hino abantu bari kugenda ibyabo. Mana ndakora iki? Kandi mfite umwana ntari bwonse, ntazi iki, ariko Imana yaramurinze arasinzira ntiyagira icyo avuga. Turagenda burira, bigezeje nijoro inka iraza. Ndababwira gukomera k'Uwiteka. Inka yaraje y'ikintu yakoze, kwa kundi zicisha amahembe bugufi zikongera zikazamura, yacishije bugufi izamura ngewe. Ngenda nicaye mu mahembe yayo. Nuko wenda ubu ntari kugira ntari kuri live ngo mumbone, iryo no ndarifite, urwara rwaho rusukwarwo. Inka irangendana ingeza mu ishyamba ahantu bitaga Igatindori. Ho ndacyibuka kuko nta kintu cyambayeho na kimwe ntakibuka habe namba. N'izina ryacyo n'uwakinkoreye wese ndacyamwibuka, kandi byinshi nari nkiri umwana. Ubwo haje kugeraho ya nka nayo igeze aho bita mu ishyamba Igatindori, itangira kubona utwatsi. Twahageze bwenda gucya. Ubwo narasinziriye, sinzi yondi, narasinziriye nikoreye bya bintu. Wa mwana nta kurira, ntumbaze ngo ni iki cyari cyamubujije kurira. Turagenda bucya. Tukigenda twahageze ari mu gatondo kakandi kakajorojoro. Igatindori habaga imbeho nyinshi cyane. Ubwo ishyira inka irangije iramanura buhoro neza inshyira hasi. Ndavuga nti Mana, ntahangaho uranyeretse nk'Imana. Ndangije nkaho nahise mfata inzira ngo ngende, mpindukiye ngiye kuyireba, kuko yo yamaze kunshyira hasi izamura amahembe ikomeza imbere. Ikomeje imbere dukubitana nayo, ikomeje imbere igenda, nanjye ndi guhindukira mvuga ngo icyari kimpetse kigiye he?
ihita inkandagira ku kaguru, urwara ruhita ruvamo. Sinarize, amaraso yaravuye, sinabimenye igihe yakamiye, ariko ndavuga inti Mana ushimwe kuba ngeze aha amahoro. Abo twaburanye ubwo biyageze mu gitondo turahamagarana, turongera turabonana, nshima Imana, turakomeza, ubuzima burakomeza, turagenda. Twagiye kugera muri Kongo bikomeye, nta kurya nta kunywa, tukagenda nta biryo dufite byo kuvuga ngo turateka, ari ukurigata amata y'ifu cyangwa se mugahekenya amasaka. Hari aho twageze noneho tugiye kugera i Goma, tugera ahantu mama abona tugiye gupfa, afata amasaka ashyira mu muhanda, afata ibuye arayasekura, afata yafu araduha bariyo turigata, tukarigata yafu y'amakoma, noneho twarangiza tukarigata n'ifu y'amata, twarangiza tugakubitaho ibizi byo mu muhanda. Hari ukuntu imvura yagwaga amazi akareka mu muhanda, ubundi byabizi akaba ari byo turenza kuri ya mata na yafu y'amasaka. Ubwo turakomeza turagenda, tugize amahirwe tubona tugeze muri Kongo, tugera aho ngaho bita i Goma, turicara turakambika nk'abandi, turatangira tukajya tujya gusabiriza, mama akajya guca inshuro, kurya bikomeye, abantu bapfa hirya no hino, umuntu akagusaba amazi akakubwira ati mpa amazi kandi uyafite, ukayamwima, wayamwima akikubita hasi agapfa. Umwana akaza akajya nko ku rugo rw'umuntu kuri shitingi, ati mwampaye amazi kandi ayareba ari nko mu kabido hariya, bafite akabido kamwe ari nk'umuryango w'abantu 5, bakayakwima, bayakwima ugasohokayo, waza uwo wari ugiye kuramira ugasanga arapfuye. Muri ubwo buzima kuva navuka, kuva ku myaka yanjye 8 kugeza ku myaka yanjye hafi 12, 13, nari ndiho muri ubwo buzima bubi, nari ndiho mu buzima budasanzwe, ariko Imana yangiriye neza, irakomeza ibana nanjye. Ni ukuri nta kitakoze. Twageze aho naho ngaho twari turi baraharasa, turahava, tujya ku kibuga cy'indege, naho baratwirukana. Tuva ku kibuga cy'indege turakomeza tujya aho bita Ikibumba, tuva aho bita Ikibumba tujya aho bita Gatare. Aho hose ubuzima bwari bugoye, aho hose abo twajyanaga bamwe bari barapfuye, abandi twaraburanye, dusigaranye turi imiryango mikeya. Ndibuka hari ahantu twajyaga kuvoma, tukagenda mu gitondo tukagaruka saa 10 z'umugoroba. Nshuti z'Imana, ndababwira ngo ushobora kuva nko ku Kimihurura ukagera Nyabugogo cyangwa ku Giti cy'inyoni usinziriye, ukagenda usinziriye kandi uri kugenda kandi wasinziriye. Nabikubwira ukavuga ngo si ubwo bibaho. Naragendaga kubera uko nanganaga, nari mfite nk'ibiro nka 15, ndi karekare, nta magara mfite, ari udufupa gusa, ari utuboko twigendera, ari amagufwa. Nkagenda nkajya mu bantu benshi b'ikivunge, ba bantu benshi hirya no hino ntaho ndi bugwe, bakagenda basa nk'abari kumbyiga, ariko bagenda nanjye nkabagendamo ngasinzira, nkashiduka nageze iyonjye. No mu kugaruka bikaba kwa kundi. Amazi wabaga uyikoreye uyazanye, umuntu yagusaba mu nzira. Noneho twagendaga turi benshi, kuko iyo wagendaga akenshi muri bakeya mwahuraga n'abantu mu mashyamba bakabambura y'amazi, bamwe bakanabica. Twagendaga dusanga abantu bishe ku mihanda. Ubu nabonye abantu bapfuye, mbona abantu bari kurengana, mbona abana baburanye n'ababyeyi. Mana, niyo mpamvu nta muntu nakwirengagiza uko yaba ameze kose, kuko hari Imana yankoreye, hari naho yankuye, hari naho yangejeje. Urumva, ndakubwiye ngo twabaye muri ubwo buzima paka Croix Rouge tugeraho, ubuzima bw'inkambi buratunanira, tugaruka muri Afurika, niko navuga, kuko aha twari turi hari ahandi hantu, hari ahandi hantu. Hantu washoboraga kubona nk'imirambo nk'igihumbi itondekanye, indege igasukaho umuti kugira ngo umuntu ukuwe gushira. Nabonye aho abantu barya abandi,
nabonye aho abantu batambara imyenda baza bagakurura umuntu wambaye imyenda bakamukuramo amashaneti bakamukuramo imyenda bakabyirukankana. nabonye aho abantu bafata umuntu bakamwirukankana bagafata ibyuma bakajya bagabagabana. ariko Uwiteka azi byose, uwankuye aho ngaho akankura mu nkambi akangarura mu Rwanda nkagaruka, iyo ni Imana, uwo ni Umwami Yesu kandi yarakoze. Imana ishimwe. ikindi gice cy'ubuhamya nzakibaha mu cyumweru gitaha. murakoze. Imana ikomeze duhana umugisha twese, kandi mukomeze mwihangane inshuti bene data. nta kure Imana itakura umuntu. ibyo nkubwira ni ukuri. ndakubwiye ngo mu gice cya kabiri nzakubwira uburyo nabayeho nyuma noneho y'ubwo buzima bwo kubaho nabi mu bwana no mu bwangavu. noneho nkubwira uburyo nabayeho nabi mu bukumi bwanjye, nkubwira uburyo nabayeho nabi mu gukizwa kwanjye, maze kumenya Yesu, maze kumwakira nk'umwami wanjye. byose mbikubwire, nkubwire uko naje kubabara, nkubwire n'uko naje gusubizwa. Imana iduhana umugisha. mwari kumwe na nyina w'umuntu Beatrice wo ku mudugudu wa Kimihurura, kuri paruwasi ya Kimihurura niho nasengeraga, kandi na n'ubu ndacyari umukristo waho, kuko aho najya hose ariko aho nakirijwe ni aho ngaho, kandi ndabakunda. Imana iduhana umugisha. murakoze.